nibyo byanyeretse ko banyirukanye n'uwarunzaniye yarabimbwiye ni umukozi w'akarere witwa Ange ntago nzi icyo ashinzwe uretse ko yaje mu modoka y'akarere ngabona ko ari umukozi w'akarere narambwa ateshikira bakwirukanye wanze kwikingiza. Ese ibyo biriya yawe itandukanye n'iyabandi kuko nibe pastor uyu munsi yari ikingije pastor wa yari ikingije akaba wajya mu rusengero akajya gusenga wabisomye mu ihe Bibiliya wabisomye mu ihe murongo ntago nigeze nsoma yuko bamwe bazikingiza ngiye sinikingize ahubwo nasomyemo yuko tugomba kurarama tukarara mu ijoro tugasenga tukaba maso nakubwiye ko nigeze kwiga Mount Kenya mva Nyabugogo nkajya kwa Dodo sinigeze mfata tap and go. Utekeza ko tap and go nayo ifite ikibazo ku bushishozi bwanjye ku giti cyanjye atari rusange utekeza ko ikibazo ari iki hari n'ibindi njya numva ngo bakoresha igikumwe ibyo nabyo nago ndabikoresha jya muri service ukoresheje igikumwe ngo nayo nta wayikoresha ntago tugomba kurinda umwuka gusa tugomba kurinda n'umubiri kubera ko umubiri ni urusengero rw'Imana. Ese umuryango ubundi mu byumva kimwe yewe urakoze kumbwira ko kantu ubu ndi njyenyine uyu ariko kabishywe nyine n'ubundi barikingije nge sinikingize nakubwiye mbere yuko n'ubundi mu muhamagaro wanjye nahamagawe ndumwe ngewe ntago nareba kumarira bafite barayafite menshi cyane umugabo wanjye arimo kurira yanambwiye ko azanyirukana ubu ngubu mfite iminsi 3 hano niyo mpasigaje nutikingiza ntikingiza nyine oya ubu ngubu byanararangiye sinzikingiza narabihakanye banyirukanye mu kazi umugabo wanjye arahangayitse nari mfite credit nawe afite credit. Witeguye kuba ugiye gusohoka mu rugo ntago nzamunaniza uretse ko nzamusaba impamba mu byo twacanye ubundi wigendere nukuri da nukuvuga ngo n'abana witeguye kubasiga ariko ntago witeguye kwikingiza ninginze umugabo wanjye ngazareke mubere umuyayaza n'uwo mugore we ariko ndera abana arambya ngo ya ngo arigiye umugore yatinya kuzamurwa kwa gusanze mu rugo ko bamitishemo ngo ari ugukingira no kukurasa uyise mwiki nahitamo kuraswa arabivuga ariko akabivuga kabikura muri Bibiliya. Aha muyo ntabwo rero umuntu wareka kwikingiza yaba ari umukristo ujya mu ijuru Imana yazana mwanga. Reka ntangire ngusuza kandi ngushimira ko wahisemo Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe turacyari mu ntangire z'umwaka reka nkwifurize kuzagera mu mwaka mushya muhire w'2022 uyu munsi natembereye ndi i Rubavu abenshi bakunda kwita ku Gisenyi nagiye rwose narenza hano bita kuri Brasserie ariko ndi hafi y'amazi muri kubireba hari umumama nagiye gusura ngira umugisha rero musanzeyo mwamubonye kuri kamera twishimiye kuba nawe ku Isezerano TV. Murakoze cyane amakuru y'iminsi ni meza mwaka mwawutangiye neza turashima Imana amen amen yego reka abadukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya ngo ndetse tujye kubana muri iki kiganiro ndaza kubibwira niba munyemere mwareka tukwanza tugasenga nta kibazo uko mubyifuza. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru umuremyi w'isi n'ijuru n'ibyuzuye izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye uburyo warinze uyu mukozi wo ku Isezerano TV tugushimiye uburyo wamurinze mu mihanda yanyuzemo si ibisanzwe ko umuntu akora urugendo akarusohoza amahoro hari benshi bagwa mu rugendo kuba wamurinze ukamugeza hano muri Rubavu amahoro nuhabwe icyubahiro n'urugendo rurerure kuva Kigali kugera ahangaha wamushoboje nushimwe musabiye umugisha n'amahoro kuba yitanze kuza kundeba izina ryawe Mana nirihabwe icyubahiro kubwe kandi natwe turagushimye ko waturinzira ijoro twarateguye nk'abana ariko wasohoje nk'Imana ngwino be hagati muri twe Mana ururutse imbaraga zawe zibane natwe turinde kirogoya muri ibi biganiro mu izina rya Yesu Kristo ngwino bane natwe kandi udushigikire wirengagize ukiranirwa kwa buri wese maze udushigikire turi aha hantu shigikira abayobozi b'u Rwanda shigikira abayobozi b'isi mu izina rya Yesu ubwenge buvuye mu ijuru urakoze twibutsa abarwayi twibutsa abarushe n'abaremero nabo ngo bashigikire kandi ukomeze kuborohereza ifubye n'apfakazi baruhukira imbere yawe kandi babone ibyo kurya n'ibyo kwambara bibakwiriye urakoze natwe kurabana natwe kandi ukatugirira neza muri byose tugusabye bikutwumvire muri byinshi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze amen. Murakoze mwari munsabye kwibwira abadukurikiye yego abadukurikiye abenshi baranzi kubera ko maze iminsi myinshi ku isi itari myinshi cyane ariko mfite imyaka 39 y'amavuko navutse 1983 urumva rero aho nagiye niga aho navukiye narerewe aho nakoze ndi umwarimu kazi
abenshi baranze ariko reka nongere nivuge ku batanzi. Nitwa Ingabire Jeanne Gentille, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Ndashima Imana rero kuba mugeze ahangaha muje kunsura. Narize nkuko nabivuze ko ndi umwaka, nari maze iminsi ndi umwarimukazi. Narize amashuri abanza, nize amashuri yisumbuye, nayize Nyagahinika mu nderabarezi rusange. Nahize imyaka 6 hose mpereye mu wa mbere kuko turokomeye yarananiye mpitamo gukomereza aho ngaho. Ubu rero nyine mfite diplome AD, ariko nagerageje no kwiga muri kaminuza igihe gitoya muri Mount Kenya Kigali. Iyi ni karita y'ishuri bigeze kuma, ariko sinagize amahirwe yo kurangiza. Ariko uko nguko niko naba mbibwiye muri make. Boneraho no gusuhuza abantu bose bari ku Isezerano TV, abo tuziranye bose, inshuti zanjye ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha, umuryango wanjye wose ndawusuhuje. Imana ibahe umugisha. Yego, amen. Warutubwiye ngo wigeze kwiga muri Mount Kenya ariko ntiwarangiza, byagenze bite kutarangije? Nari nafashe credit nshaka kujya kwiga, ariko dufite n'ibindi byinshi tugomba kwitezaho imbere. Noneho mfata credit mu mwarimu sako ya miliyoni 2 zirengaho dukeya, kuko twe twateguye byinshi nge n'umugabo wanjye byo kwiteza imbere harimo no kwiga. Abasha kunyishurira ibihembwe 2 gusa, amereza amafaranga nzishyura mu bihembwe 2, kuko yateganyaga ko azaba yatangiye guhemberwa diplome ye ya AE. Noneho yari yabisabye azi ko arayihemberwa, ntiyayihemberwa. Amafaranga rero y'umu AD nawe afite credit, nanjye mfite credit, ndangije ibihembwe 2 biba biranze. Namubona ntibyakunda. Yego, buri gihe nikigera wenda Imana izaca inzira mu ngiye musobuko izabikora. Naho Jeanne Gentille, mu busanzwe twebwe ibiganiro byacu ni bya gikristo kandi banabibonye ko nawe uri umukristo watangiye udusengera. Mu busanzwe usengera hehe? Se uri umukozi w'Imana, ukorera Imana mu buhe buryo? Yego, murakoze. Njyewe nabatirijwe muri ADPR. Nahamagariwe muri ADPR ndi umwana mutoya w'imyaka hagati y'9 n'10 imbere ya jenoside ho gato, na 11 gutyo. Noneho njya muri ADPR ndi umwana muto nkurikiye abandi, ariko mu rugo igisekuru cyose kwa mama no kwa papa bo bari abakatolike. Noneho ngiye ngeze muri ADPR mbona ni byiza ngumamo gutyo ndi umwana muto, ariko naje kubatizwa muri 99 mbatirizwa muri ADPR. Kubera ko mvuka i Rutsiro niho navukiye mu murenge wa Nyabirasi. Yego. Nageze na Rubavu 2009 nje mu kazi nsabye mutation ngo ngiye kwiga kuri Yereka. Nari naratekereje kwiga kuva na mbere nuko ubushobozi bwagiye bwanga. 2009 romba mbonye mutation inaha muri Rubavu, ariko mbuze ishuri ngira amahirwe mpabona umugabo. Ubwo rero imirimo nagiye nkorera Imana, ndi umuririmbyi kuva mu bwana bwanjye, nkaba n'umuvuga butumwa, ariko tari bamwe babihemberwa w'ubushake. Yego. Ubutumwa bwanjye nabuvuze nabwo nkiri umukobwa, niho nabuvuze cyane ubwo nazengurukaga paruwase, ndi umuvuga butumwa wa paruwase uzwi. Umushumba wanjye Eliezer arabizi. Muyihe paruwase? Paruwase Nyabirasi, iyo ngiyo mvuga. Yego. Nimo navuze ubutumwa cyane, naho ubundi najyaga mbuvuga mu byumba by'amasengesho, kubera ko hajeho itegeko ryo kuvuga ngo umuvuga butumwa azaba yarabyigiye, nkaba nta mpamya bumenye cyangwa iyindi certificate mfite yo naba narize amashuri y'ivuga butumwa. Ubutumwa mbuvugira mu matsinda, mu masengesho y'imibyizi, mu matsinda hirya no hino, groupe zikisenga coronavirus itari yaza. Aho coronavirus iziye rero ntago byakomeje gukunda cyane, ariko ngenda mbuvuga. Nko mu kigo hari groupe mpagarariye, hari groupe mpagarariye yitwa Ebenezeri, Imana yaratuzahuye. Mu kigo aho wakoraga? Aho nkora ku Iramba, ariko senye yakora ndaza kubivugaho mu kanya karibuze. Guhera muri uku kwa mbere nyine ntago ndi gukora, ndaza kubabwira impamvu. Ariko guhera 2009 mpakora, mo hagati nafonze groupe y'abanyamasengesho, natangiye gusenga ndi umwe, babimenye bakajya baza bansanga. Kaya tugeze rero ku bantu 10. Musenga buri wa gatanu kwiyiriza. Amasengesho yo kwiyiriza buri wa gatanu ni groupe Ebenezeri mu kigo cy'amashuri cya GS Rambo aho nakoraga. Nanone nagiye nsenga mu yandi magroupe, hari groupe iri mu Rugerero yitwa Isezerano Rishya, nayo nagiye nyisengamo nkayibwirizamo cyane.
hari n'andi magroupe ngenda nsengamo nagerayo bakama ijambo, ariko nkijya mu rusengero imidugudu yo muri iyi paruwasi ya Rubona imyinshi nayinyuzeho ndi gusenga bakama ijambo nkabwiriza. Hari ukuntu uvuze ngo wabatirijwe muri ADPR. Yego. Wabatirijwemo ariko ntabwo ari gusengera se? Nabatirijwemo nkomeza gusengeramo, ariko ubu ngubu ntabwo nkinjira kubera ko kubera impamvu hari impamvu ntakijya kwinjira. Ariko nyine ubwo ubarwa nk'umukristo waho, ubundi niko wabarwa. Umukristo wabo nta rindi dini nigeze njyamo, nta n'iryo nteganya kujyamo kubera uko ngenda nganira na Mwuka Wera. Noneho ikindi nakoze muri ubwo buririmbyi, nyuma yaho naje kuba umuhanzi ariko utaramenyekana. Na ahantu nigeze nsohora indirimbo zanjye ebyiri, nizo nashatse kwigisha amakorari, ariko kubera ko ayo makorari aciriritse atarazisohora ntago zizwi. Nibyo nagiye kukubaza, ntubuhanzi bwawe bugarukira hehe? Buraciriritse cyane. Nari maze guhanga indirimbo 6 n'amakorasi 2, byose hamwe bikaba 8. Ariko izo nagerageje kwigisha amakorari ni 2, kandi ayo makorari nayo yaraciriritse ntago arazisohora, ziracyari izanjye. Yego. Umukanya uruvuze ngo ntago ukibasha kwinjira mu rusengero, sinzi ukuntu nagiye kuvuga ngo niba ari Mwuka Wera wabikuganirije. Mwuka Wera niwe wakubujije kujya guterana se? Oya. Mwuka Wera ntago ari wambujije kujya guterana, ni amabwiriza ashingiye kuri coronavirus. Yego. Coronavirus rero yateye isi yose n'u Rwanda rurimo, hafatwa ingamba nyinshi zo kuyirinda, harimo no kwikingiza. Ngewe rero nahisemo gukoresha izo zindi ngamba zose havuyemo kwikingiza. None se ikibazo kimwe, uko waruvuze ngo ni Mwuka Wera bikuganirije, Mwuka Wera hari icyo yabikubwiyeho? Mwuka Wera we kubera ko namwakiriye mbere yuko mbatizwa, agenda nganiriza buri munsi, kandi ijambo ry'Imana kuko narisomye mpereye mu itangiriro nkageza mu byahishuwe, hari amagambo menshi nagiye nibika magomba kunyereka aho ibihe bigeze. Aho ibihe bigeze rero ni ku ndwara z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo rero zirimo na coronavirus narayigenzuye, nyigenjuje Mwuka Wera, mbona tugeze mu gihe cyo gusenga cyane. Gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, tukaba maso. Reka turagenda tubyinjiramo. Reka twinjire kuko twinjire noneho neza. Mukanya urumva hajemo ibyo ko butakinjira mu rusengero, kandi wakaba uri usengera, wari umaze no kutubwira uti aho nakoraga, aho wakoraga n'akazi ubu ngubu barampagaritse. Ngaho byagenze bite rero? Tubwire neza noneho uko amakuru ahagaze. Ukuntu amakuru ahagaze rero, byaratangiye mu kigo aho nkora. Barambwira bati abarimo bose no kwikingiza. Yego. Abakozi bose ba leta bagomba kwikingiza, bafite aho bahurira n'abantu benshi bose. Iryo ni ibwiriza rya Minisiteri y'Ubuzima. Ibwiriza rya leta. Noneho ngewe mbikoraho ubushishozi. Ndavuga ntese kwikingiza ko atari byo byihutirwa, icyihutirwa ko ari ugusenga, muye ndetse ngiye gatoya. Ubwo diretere wanjye nyine abuze uko agira, kuko atari kunkubita cyangwa ngo amate, nta n'irindi tegeko ryamubwiraga kunyirukana, arabyihanganira, abandi barikingiza batanga raporo. Atanze raporo ku umurenge nawe urangenderera. Ungendere ndababwira ati ngewe rero icyo nshyize imbere ni ugusenga. Banyandikisha urupapuro, bambwira bati nimba wumva gusenga ari byo ushyize imbere bitwandikire. Uru ni urupapuro banyandikishije, bavuga yuko nkwiye kwandika ngasobanura impamvu ntagomba kwikingiza. Naranditse rero mbabwira yuko kwikingiza mbona inkingo zitari gutanga igisubizo, ahubwo ko igisubizo cyiza cyanditse muri Luka 21:28 kugeza hepfo, havuga yuko dukwiye gusenga. Yego. Nuko barakwandikisha, bamaze kunyandikisha. Ni wowe wabyiyandikije? Ninjye wabyiyandikije. Yego. Nta ukushyizeho igitugu cyangwa iki? Pressure yo yari ihari kubera ko pressure yikize, kandi ari wowe wari wasabye ko utazikinga. Nari nasuwe n'abayobozi b'umurenge, barimo coordinator daso, barimo abapolisi 2, barimo siwo uhagarariye uburezi ku murenge, barimo perezida wa njyanama, barimo na executive nyirizina w'umurenge. Bamfasha amafoto menshi ndi kumwe nabo, bizagenda bigaragara niba bari baje gukora iki? Bari baje kunyigisha, kukwigisha ko nkwiriye kwikingiza. Yego. Noneho ndababwira nge nta gahunda yo kwikingiza mfite. Barambwira bati ni itegeko ugomba kwikingiza. Ndavana ariko ntago ari itegeko. Kuri za mapuro bikingirizaho handitsemo ngo kwikingiza no bushake. Rero ngiye kubera ko ari ubushake, ubwo bushake ntabwo mfite bwo kwikingiza, mfite ubwo gusenga.
barambwira ngo mbyandike nyine ndabyandika. wowe ubwawe urabyandikira uranabisinyira? Yego, ko nge nzakoresha gusenga. Yego. Nuko hakurikiraho iki? Barambwiye ngo nimbe nsubiye mu kazi mbitekerezeho neza. Ubwo hari ryari? Urupapuro narwanditse tariki 30 z'ukwa 11 2021. Nyuma yaho rero ku itariki 20 z'ukwa 12 akarere nako kaje kuntumiza. Ngezeyo nsanga ariyo n'abandi bagenzi banjye twese hamwe twageraga muri 13. Nabo badashaka kwikingiza? Yego, nabo bahisemo gusenga no gukoresha iby'Imana yaremye. Barimo abagorozi n'abadive twari kumwe, abadeperi twari babiri. Baratubaza buri wese impamvu imutera kutikingiza, buri wese aravugiye. Ngero navuze rya somo nahoze nkubwira akarere rya Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 21. Usomye icyo gice cyose wasanga harimo ibintu byinshi bitubwira icyo twakora mu gihe ibyorezo byaje. Nuko rero ku karere babwiye ko uzakoresha gusenga? Yego, kurarama ngasenga. Yego. Hakurikiyeho iki rero? Baratwigishije baduhereza nimero zabo za telefone yari meya n'abavisi meya be babiri na Diwo uhagarariye uburezi ku karere ka Rubavu. Baratubwira bati mujyane izi nimero zacu za telefone, uzumva yemera kwikingiza azaduhamagara tumukingire. Uzabyanga tuzabaza abadukuriye icyo tuzamukorera. Nyuma yaho rero baje kutwandikira impapuro zitwirukana batarikingije. Numvise ko harimo bamwe bageze aho barikingiza, ariko twebwe cyangwa njyewe, kuko undi mwana umwe niwe nzi w'umusore, niwe nzi nawe wakomeje kubikomeramo, wowe umwadeperi. Abo bandi b'abadive ntago nzi amakuru yabo neza, ariko njyewe banzaniye. Turi kureba ko byawe noneho. Yego. Baguhaye urupapuro ko baguhagaritse ku kazi? Yego. Bararunyoherereje, bohereje imodoka, inzanira urupapuro ndarusinya ku itariki 7 niho narubonye. Nubwo mbona rwaranditswe tariki 31 z'ukwa 12, ariko no rupapuro ruvuga yuko bamagaritse mu kazi. Cyakora rwanditswe mu rurimi rw'icyongereza, nubwo narwize ntago ndusobanukiye nka benerwo. Gusa impamvu yanditse mu cyongereza ruvuga ngo dismissal from public service. Ubwo rero ibyo nasomyemo hasi nibyo byanyeretse ko banyirukanye. N'uwarunzaniye yarabimbwiye, ni umukozi w'akarere witwa Ange, ntago nzi icyo ashinzwe, uretse ko yaje mu modoka y'akarere ngabona ko ari umukozi w'akarere. Narambwira ati shikira bakwirukanye wanze kwikingiza. None se ubona wararenganye kandi kwikingiza ari ibwiriza rya leta? Hari akarengane mbonamo. Akahe se kandi kwikingiza ko ari itegeko? Kandi urumva bifite akamaro kuko bituma niba ugiye mu bandi utazabanduza, cyangwa nawe bikakurinda kuba wakwandura, cyangwa se niyo wakwandura ariko nturembe. Mbonye ndabona harimo akarengane kubera ko izindi ngamba zose narazikurikije sinabasha kwandura. Nakoresheje ingamba yo kwambara agapfukamunwa, nkoresha ingamba yo gukaraba intoki buri gihe, nkoresha ingamba yo kwipimisha kenshi ndeba ko ntarandura, nkoresha ingamba yo guhana intera. Ingamba zose ziteganywa narazikoresheje bituma ntandura. Ariko hari icyo tubahirije? Icyo ntubahirije no kwikingiza, kubera yuko nagisimbuje gusenga. Icyo kwikingiza cyo nagisimbuje gusenga, ariko izindi ngamba zose narazubahirije kandi byaramfashe kugeza uyu munsi sindandura. Mutware wanjye ntarandura, abana banjye ntibari bandura. Turirinda bikomeye. Reka wenda tuve no mu kazi. Watubwiye ko no ku rusengero utakihajya, ko uyu munsi urusengero rwanyu rurafunguye, abandi bajya gutera n'abarikingije. Wowe wabikuyehe ko uvuga ngo ntago ushobora kwikingiza kandi abandi bo barikingiza? Nibe pastor wawe yarikingije, abandi baririmbyi bakaba barikingije, ariko wowe ubikura he kubumva ko utakwikingiza? Mbere yuko ngo usubize icyo urihangana mvuga indi mpamvu igaragaza ko narenganye. Abana twigisha, njye najyaga nigisha mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, ntago barabageraho babakingira. Sahizi bari gukingira hagati y'imyaka 12 na 18, nabo ntibarabarangiza, kandi ngiye mubo nigisha abenshi ntago iyo myaka bayifite. Rero kuba bavuga ngo nshobora kwanduza abana kandi nabo ubwo badakingiye, nabwo numvise barihuse. Ariko ngiye numva kuva byaribwiriza nuvuga ngo nibe wumvaga wararenganye, wowe wagomba kwemera ikibwiriza cyangwa se itegeko riteganya kugira ngo utumva ko warenganye. Wagomba kwikingiza kuko n'iki itegeko riteganya. Kwikingiza byo nabisimbuje gusenga.
ariko gusenga ntago mu ibwiriza rya leta birimo. Oya. Ntago birimo, ahubwo niho nibaza wowe aho wabikuye. Kumva ko kwikingiza ukwiye kubisimbuza gusenga. Nabikuye muri Bibiliya. Ndashaka kugira ngo noneho utwereke ese ibyo Bibiliya yawe itandukanye n'iy'abandi, kuko nibe pastor uyu munsi yarikingije, pastor wa yarikingije akaba wajya mu rusengero akajya gusenga, abandi ba Kristo bakaba barikingije bakaba bajya gusenga uyu munsi nta kibazo bafite. Dushaka kugira ngo turebe wewe wabikuye he, wabisomye mu ihe Bibiliya, wabisomye mu ihe murongo, aho hantu niho dushaka noneho kwinjira. Ntago nigeze nsoma yuko bamwe bazikingiza ngiye sinikingize, ahubwo nasomyemo yuko tugomba kurarama tukarara mu ijoro tugasenga tukaba maso. Hanyuma hari mu Byahishuwe 13 naho hagenda hatubwira ko dukwiriye kwirinda ibintu byose bizaza bivuga ngo nutabikora nturajya hano, nutabikora nturajya, nutabikora nturajya. Hari aho birise mu Byahishuwe 13 hadusomera. Havuga Yego. Reka ngerageze. Tugeze rero mu Byahishuwe ibice 13, hanyuma umurongo reka duhere ahangaha ku murongo wa 11. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'ikiyoka ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha rero iyo umuntu bamuhaye urupapuro ngo nasinye ko yikingije ku bushake, yabyanga bigahinduka itegeko akagira naho yirukanwa mu rusengero no mu kazi ka leta, aho haba harimo akarengane, harimo n'ikinyoma. Barashaka ngo umuntu asinyire ko yikingije ku bushake kandi atari ku bushake. Niba ngo utabikoze ku bushake, ariko bikingije ku bushake. Abenshi bikingije kubera ubwoba bwo kwanga gutakaza umugati. Ariko bibaye ku bushake icyo gihe. Ntago ari ubushake. Ni ubushake. Ariko kuri Bibiliya yaravuze ku ngufu ngo bajye kumukingira. Bibiliya yaravuze ngo abanyabwoba n'abatizera nta mugabane bafite mu ijuru. Bamwe rero bagize ubwoba bikingiza kubera ubwoba pe. Ariko mu bintu wanadusomeye ntaho numvisha handitse corona cyangwa urukingo. Aho nari busome hari corona ibyorezo ni muri Luka. Ariko uraza kwadusomera. Ariko sibyo bihuriye he no kwikingiza. Kwikingiza kuramenya inyamaswa kugira gute sibyo bihuriye he? Utari kwikingiza rero kubera ko urupapuro rwajemo ikinyoma ngo ni mwikingize ku bushake, birahindukira ngo ni mwikingize ni itegeko. No kuvuga ngo aho harimo ikinyoma, kandi utabikoze abuzwa kujya ku isoko, utabikoze akabuzwa kujya mu rusengero, utabikoze akabuzwa kujya ahantu henshi. Iyo rero hari ikintu runaka bari kugusaba gukora kugira ngo ubone uko ujya mu bintu, kugira ngo ubone uko ujya guhaha no gutunda, aho ngaho uri umukristo ugomba kugira amakenga. None se niba ari ibintu bishobora kugira ingaruka ku bandi, ikibazo ni iki? Ingaruka hari uburyo bwo kuzikumira. Nibwo nahoze mvuga nakurikije bwo gupfuka umunwa ngiye mu bandi ngo batanyanduza cyangwa nkabanduza. Ariko kugera uyu munsi bigaragara ko ibyo bidahagije. Kuko niba abantu barapfutse umunwa bakajya bate, ntabwo byari bihagije kugira ngo abantu birinde. Byari bihagije, ahubwo nuko abanyarwanda bamwe n'abatuye isi batabashije kubikurikiza neza. Iyo babikurikiza nkanjye nta nubwo twari kwandura. Ariko urumva nyine hagomba iki gihe niba abantu batabikurikiza neza, abantu bagomba gushaka ikindi gisubizo. Ibyo ngibyo byakorewe nyine abisha amabwiriza. Naho twe dukurikiza amabwiriza yo kwirinda, ntabwo twakabaye duhatirwa urukingo. Byakabaye bikorerwa abo ngabo birengagije icyabakingira. Ariko ngiye sinigeze nirengagize cyankingira, kandi saha izi sindandura. Nta nubwo nteganya kwandura, nzakomeza gukomeza ingamba zose. Ntabwo uteganya kwandura? Oya. Nimfuka umunwa ngakarabira ku gihe, nkirinda kujya mu bantu benshi tugahana intera, aho ngaho sinshobora kwandura.
none se kuki ahubwo abantu batakoresha urukingo noneho abantu bagasubira mu buzima busanzwe kugira ngo abantu bazagende bapfutse umunwa? Urukingo rero hari andi masomo nuko ntabiteguye bihagije avuga yuko imibiri yacu igomba kurindwa. Angaha mu Batesalonike naho hatubwira ko imibiri yacu tugomba kuyirinda, ntabwo ari ngombwa kuyifatira ibintu byose ngo dushiremo gutyo. Birakwiriye ko imibiri yacu nayo tuyirinda tukayikorera ubudahangarwa buhagije. Mubikora mutikingiza se? Ntabwo handitswemo ngo tutikingiza, ariko handitswemo ko imibiri tugomba kuyirinda. Nose ubu ni rwo rukingo rwa mbere uhawe? Turi abana baradukingiye. Izo badukingiye turi abana zari zarakorewe ubugenzuzi, ariko izi za corona nta bugenzuzi buhagije zakorewe. Ariko bwarakozwe ko ntago bafata urukingo ngo bajya kurutera abantu batarutakorewe ubugenzuzi. None kuki batubwira ngo nitugira ingaruka tubyirengere? Kuki bo batazirengera bo baruzanye? Nuko bazi ko zirimo. Barabizi ko ingaruka zirimo. None ntago bavuga ngo mwikingize twabigenzuye neza, ingaruka zabaho tuzazirengera. Ahubwo urasinya ngo nikingije ku bushake, ingaruka zizabibamo nzazirengera. Ariko kugera uyu munsi nta muntu wari wagira ikibazo cy'urukingo. Kandi ntekereza ko niba leta ishinzwe kurebera abaturage uyu munsi ikaba yararebye igasanga urukingo nta kibazo rufite, kuki mwumva ko hari ikibazo gihari kuba abantu bafata urukingo? Ntekereza ko leta ikunda abaturage bayo. Ngewe ku giti cyanjye nakwisabira na Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame, ngasaba na madame we bakanyemerera ngakomeza izi ngamba, igihe cyazagira nkazakorerwaho ubushakashatsi bavuga bati burya kwirinda biruta kwikingiza. Nukuri ngiye nkaguma ngafata ingamba z'agapfukamunwa, ngafata ingamba zo kwipimisha kenshi gashoboka bareba koko niba ndi kubyubahiriza, kandi koko maze kwipimisha 3. Nipimishije 2 ngiye mu mahugurwa ya BRF, nari umwarimu kazi wigisha Icyongereza. Nagiye mu mahugurwa ya BRF, iyi ni tablet bari barampaye ngiye kuyibasubiza mu kanya. Ubwo rero nipimishije 2 njya muri examen njya no mu mahugurwa. Ndongera nipimisha ngiye mu nama yari yahuje abo mu nzego z'ibanze ku Nyundo. Igihe hari habaye inama ya Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yabereye ku Nyundo mu kwa 12 ngira ngo nyuma y'amatora y'inzego z'ibanze. Kubera ko nanjye nari natowe mu bahagarariye abagore ku kagari, nari nagiye mu iyo nama nabwo naripimishije basanga ndi muzima. Sayizi rero ngiye ndi muzima kubera ko nubahirije ingamba zose yavuyemo kwikingiza. Hari ahantu barakomeje kwitsa ngo muri ruka havuga ngo iki? Muri ruka havuga ko hazabaho intambara, hakabaho ibishyitsi, hakabaho indwara z'ibyorezo, hakabaho ibintu bikomeye n'ibimenyetso bizamanuka biva mu ijuru bikamanukira ku isi. Ibyo byose ko nitubona bije tuzaba amaso tugasenga tukararama. Ariko corona ntago ari cyo cyorezo cya mbere kije ku isi. Hari ibindi byorezo byinshi cyane byaje kandi byose byagiye bishakirwa umuti. Corona rero kubera ko corona muri kuyiha umwihariko. Corona impamvu nyiha umwihariko yaje itungura abantu, itunguye isi yose. Imaze gutungura isi yose nabo batanguranwa bashaka kuyikumira, ariko bayikumira byihuse bashyiramo ibintu by'urukingo, kandi urukingo batararugeragereza ku nyamaswa, ku bantu bakeya babyemeye, bahise barushora mu bantu bose batera bataramenya n'ingaruka. Kandi muri izo zindi nkingo za mbere nubwo ntize ubuganga, ariko nzi yuko zabanzaga kugeragezwa bihagije. Izi za corona rero ntabwo zageragejwe bihagije, bahise batabaranya baravuga bati reka tube turebye ko hari icyo byatanga. Yari ibintu byo kuvuga ngo reka tube turebye icyo byatanga, ntabwo byakabaye biterwa abantu bose, byakabaye biterwa abantu bake kandi babyemeye, kandi nabo bazizanye bakavuga bati aba bantu nibagira icyo baba tuzabibazwa. None bo baraje bateye abantu bose inkingo zitageragejwe bihagije, nibarangiza ngo uzagira ingaruka ngazirwarize. Ubwo se ibyo bintu urumva bitarimo ikibazo? Reka turebe ubundi ikibazo ubona mu rukingo nyacyo niki? Mutekereza ko hari ikintu bashyizemo gishobora kwica umuntu? Ntago ndumva ngo ikibazo kirimo, kuko niba corona igiye kumara imyaka 2, ntekereza ko imyaka 2 niba ari ukugenzura urwo rukingo baragigenzuye ku buryo ntago wajya kunyemeza ko mu myaka 2 urwo rukingo rutagenzuwe. Sinabihamya kubera yuko urukingo rwaje gutyo. Ngewe ku giti cyanjye ariko ntago mvugira abandi. Yego, ku giti cyawe. Ku giti cyanjye nakoze ubushishozi ndavuga ni reka mbe ndetse mbe mfutse umunwa, mbe ngiye mu ntera, mbe nkaraba, ndebe iby'urukingo mbe mbiretse gatoya. Noneho ndabireka, kandi koko mbiretse nkuko nabivuze no ku karere mbona nta gisubizo ingingo ziri gutanga kirambye. Kucyumva ko nta gisubizo kiri gutanga? Ntacyo. Habanje haza corona ya mbere, batera abantu urushinge, hahita haza indi ngo yitwa Delta, babatera urushinge,
haza omikoro bagiye kubatera urushinge. Hari n'indi numvise ngo yitwa ihu nayo yo ngo ntiri gukangwa n'inkingo. Hari indi numvise muri Isiraheli yo ntago nzi izina ryo ngiri kuvangavanga ngo nimba ari delta na omikoro bikabyara iki ngo nimba ngo ari delta n'ibicurane sinzi ukuntu bari kubivuga ariko ndi kumva inkingo bari gukingira abantu zitari gutanga igisubizo. Nk'ubu mu kigo nkoraho iki cya GS Rambo nkuko bigaragara kwitabira nangiye kwirometa mu kanya. Mu kigo cyacu umuyobozi w'ikigo yaranduye kandi mbizi neza ko yari yaratewe inshinge ebyiri zimukingira. Abarimu 3 nashatse kuvuga amazina kubw'umutekano wanjye batagira ngo nabajyanye mu itangazamakuru batabishaka. 3 mu kigo nkoramo baranduye ubu bari mu kato. Ubwo rero nahise mvuge ni se ko bakingiwe kabiri bishoboka ko muri bo harimo n'uwari warishimangije urwa 3 wanduye uri mu kato ubu ngubu. Gero ku bwanjye nkabona ziriya nkinga atari cyo gisubizo. Ariko kugeza uyu munsi turebye wenda kwijanisha mu Rwanda impfu zaragabanutse z'abantu ba corona kandi byatewe nuko abantu bagiye bikingiza. Nuvango simbihamye. Nuvango aba impfu zaragabanutse cyane rwose. Kugabanuka nabyemera. Kuko hari nk'igihe tumare nk'icyumweru nta muntu wishwe na corona. Ibyo byo ndabyemera. Kandi byatewe nuko abantu bagiye bikingiza. Icyo nicyo ntari kwemera. Oya niko kuri kuko nuvango ubudahangarwa bw'umuntu wabwazamutse. Nuvango iyi gufashe ntago kuzahaza. Ntago uzahara byo kuba wagera. Ahubwo igufatite kuko udashkumba kuyirinda. Igufatite. Urumva nyine ni cy'urukingo rumaze. Nuvango rurakurinda ku buryo rwongera ubudahangarwa niyo warwara ariko ukaba utabasha utaremba. Oya ngiye mfite ikibazo kuri abo bandura ahubwo. Bandura byagenze gute giye ko ntari nandura. Bandura kuko nyine ni indwara yandurira mu mwuka. Hari umuyobozi umwe ntari kwibuka wigeze kuvuga ngo kwandura no burangare bw'umuntu kandi koko ngiye ko ntari nandura baje bapfuka umuntu baje bapfuka umunwa bakarabe ku gihe birinde kujya mu kajagari k'abantu. Abo bari kujya mu nsengero ngo barikingije bari kugeramo bakirara bajya gusohoka bakabyiganira mu muryango bakanduzanya. Ariko ngewe wapfutse umunwa ntacyo nabaye. N'urwo rusengero ntago ndujyamo. Ese ubundi kubwa utekereza ko izi nkingo zishobora kugira ingaruka ku bantu? Nabyo ndabitekereza kubera ko nk'umuntu wize ntago nize menshi ariko ayo nize harimo psychology. Psychology yaratubwiye ngo umuntu yageze ku isi ayoborwa na heredité na miriye. Muri miriye rero bivugwa yuko izo ngaruka zihari mu binyamakuru byinshi hirya no hino. Kandi iyo miriye nayo iratwafegita cyane. Igira influence mu buzima bw'umuntu no mu mitekerereze ye. Rero kuba hari amakuru menshi abaganga abanyamahanga n'abanyarwanda bagenda bavuga ko bifite ingaruka nabyo ntago nabihakana. Byaranye influence nabyo mu bintu byatumye nkomeza no gutinya. Nabyo birimo. Utekereza ko kuba ibyo utinya muri urwo rukingo bidashobora kuba mu bindi bintu umuntu afata? Hari inkingo zo mu bwana, hari imiti uyu munsi ntekereza ko iyo urwaye ujya kwa muganga. Ibi byose kuki ibyo utabitinya kandi byarakorewe aho izo nkingo zakorewe? Iby'izi nkingo byo nyine niho hahandi mwuka wera agenda twongorera akaduhishurira ati bugi byabanje byari bimeze utya ariko ibikurikiye bimeze gutya. Ibi bikurikiye rero bigamije no gushyiramo abantu microchip nuko byitondera. Microchip ngigenzura umuntu. Uzi ko ngewe n'igihe nigaga i Kigali ngewe maze igihe nyoborwa n'umwuka w'Imana. Nakubwiye ko nigeze kwiga Mount Kenya mva Nyabugogo nkajya kwa Dodo. Sinigeze mfata tap and go. Utekereza ko tap and go nayo ifite ikibazo? Mbo ku bushishozi bwanjye ku giti cyanjye atari rusange. Utekereza ko ikibazo ari iki? Nene ibintu byose bije ari inzaduka. Twe ngiye ku giti cyanjye. Ntago mpita mbijyamo. Ubu ni sari ikintu kitabaye inzaduka? Nyine iyo byadutse turirinda tukabyamo tumaze kumenya ibyari byo niba ntacyo bitwaye. N'amajipo hari amajipo yigeze aza afite agapasura kera nkiri mutoya nabwo kuri ADPR nuko buno badohotse bagiraga ubushishoza ko bati izi jipo zije zisatuye gutya nizi kuzimu n'ibiki ubu basigaye bazambara kuko basanze ari modeli. Wowe se ntiwayambara hari ikibazo? Ubu nanjye nayambarira agapasura ariko katarangaje abantu. Uyu munsi kugeza uyu munsi na tap and go ntago wayikoresha? Ntago ndamenye uburyo ikora nayo ntago napfa kuyikoresha. Hari n'ibindi njya numva ngo bakoresha igikumwe ibyo nabyo ntago ndabikoresha. Jya muri service ukoresheje igikumwe. Ngo nayo nta wayikoresha? Ntago ndabikoresha. Bibaye ngombwa ukabona uyu munsi
wahagaritswe ku kazi ukabona akazi ahantu muri serivisi runaka bakoresha fingerprint kugira ngo oya ntago nagakora nivuga ngo ntabwo ushobora kugakora oya iki utekereza ko harimo ikihe kibazo ko harimo ni ibintu biri gukorana n'amaraso ni umubiri ugomba kurindwa ibintu byose none urafata umubiri ngo ukubisa ahantu ngo bigiye iriya oya ariko se ubundi tugarutse gatoya ubundi tukwiye kurinda umubiri cyangwa tukwiye kurinda umwuka uturi byombi mu Batesalonike wenda urihangana sinzi niba ndagutinza oya nta kibazo Abatesalonike ba 2 nashakaga ariko naryo reka ndikoreshe riryo riranditswe ngo nubwo nabanje ni Timoteyo nashakaga Abatesalonike bavuga nyine ko umubiri ugomba kurindwa ariko ahandi hari handitse ngo nubwo nabanje gukora ibyaha ngo nabikoze mu bujiji ariko narababariwe ahandi nashakaga kureba mu Batesalonike ho havugaga ibyo kurinda umubiri n'umwuka kuko warumbajije ngo mbese dukwiye kurinda umubiri ngo umubiri n'umwuka byanyu birarindwe kugeza aho umwami azazira ntabwo tugomba kurinda umwuka gusa tugomba kurinda n'umubiri kubera ko umubiri ni urusengero rw'Imana nose mu kurinda umubiri ubona urukinga ari cyo kintu cyonyine ukwiye kurinda umubiri umubiri nawurinda ubusambanyi nkawurinda uburozi kuroga abantu b'abandi cyangwa ngewe bakanduga nabyo nabyirinda noneho nkawurinda n'izo nshinge ntazi ikihishe inyuma yazo ni byinshi nawurinda sinibe ngo nkoresha amaboko yanjye mfata ibyo ntahawe ntago nakwiba ntago nasambana ntabwo naroga sinagambanira umuntu ibyaha byose nta cyaha napfa gukora gutyo no kubeshya sinjya mbeshya buriya mu kazi nshobora nko gukererwa nkagirayo abayobozi batarafata yakayidusinyamo ntago nshobora kuvuga ngo ubwo batambonye reka nsinye ndenzeho ngo utunota tungaye oya ahubwo nsinyira kuri ya minota mpagereye byaba ngombwa ko bansaba iby'isobanuro by'ibyankereje nkabivuga hirya bahari observation nkabishyiramo ariko abenshi mu bo dukorana nabo ntashatse kuvuga amazina kugira ngo hatagira abavuga ngo nabavugiye ngo nabanyabyaha baraza akahagera saa 2 yabona nk'umuyobozi arahugiranye ikayi ntarajya gusinya guca umurongo agahita kubitaho ngo ni saa 1 kuko isaha twemerewe kugera mu kazi ni saa 1 ariko ngewe ugeze no mu kigo ukabaza iyo kayi sinigeze nyisinyamo isaha ntahagereye uko naba nakerewe kose sinyamo isaha magere hirya ngashyiraho impamvu ubwo rero nimba nirinda kubeshya nkirinda gusambana nkirinda kwiba umubiri mba ngomba kurinda nibiwinjiramo bishobora kuwangiza ese biramutse bibaye ngombwa noneho ko reka wenda mvuge ko bitaba ariko bikaba ngombwa ko baza wenda uyu munsi ufite umuryango ese umuryango ubundi mubyumva kimwe yewe urakoze kumbwira ako kantu ubu ndi njyenyine uyu mugani w'abanyamurenge ngo niko bajya bavuga ngo mbese uri nande ngo ni njyenyine uyu ni ukuvuga ngo haba aho nashatsikiye mu muryango nshatsemo mu muryango mvukamo nta muntu n'umwe ubinkigikiyemo bose barikingije ariko kabishywe nyine n'ubundi barikingije nge sinikingize nakubwiye mbere yuko n'ubundi mu muhamagaro wanjye nahamagawe ndi umwe nahamagawe ndi umwe kandi ndi umwana mutoya ubwo mpamagarwa mfite imyaka hagati y'9 n'10 nkuko nabikubwiye sahizi rero n'ubundi byo nkora ntago biba bisa n'ibyabo ubwo se ntago utekereza ko nibe uvuga ko uri umwe ntago utekereza ko imyitwarire yawe ushobora kugira ingaruka mu muryango irahari cyane nakomeye ariko Bibiliya irambwira ngo ukunda umwana we kumundutisha ntaba akwiye kuba uwanjye ukunda ababyeyi be kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye ubwo rero ntawe ufashe isuku ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana ngewe ntago nareba kumarira bafite barayafite menshi cyane umugabo wanjye arimo kurira yanambwiye ko azanyirukana ubu ngubu mfite iminsi 3 hano niyo mpasigaje nutikingiza ntikingiza nyine oya ubu ngubu byanararangiye sinzikingiza narabihakanye banyirukanye mu kazi umugabo wanjye arahangayitse nari mfite credit nawe afite credit avuga ati nimva muri credit ndongera mfate twiteze imbere nawe niva muri credit uzongera mfate twiteze imbere none arimo aribaza credit ngewe nafashe igiye kumujyahe ku mutwe we n'umwarimu yaransinyiye ni n'umugabo wanjye azishyura credit ye yishyure niyanjye ibyo bintu rero ababona bimubangamiye akavuga ati washobora ukamvira aha nkamenya ko nsigaye njyenyine nkakwishyurira utaraha none nkazana undi mugore ufite akazi akamfasha kurera aba bana kuko wowe ntushoboye no guhingura akanebwe none uzankorera ikahanga witeguye kuba ugiye gusohoka mu rugo ntago nzamunaniza uretse ko nzamusaba impamba mu byo twacanye ubundi wigendere nukuri da urumva uzahita uzarekeza he aho Imana izanyerekeza sindahamenya Bibiliya iratubwira ngo ntitukavuge ngo ejo tuzakora iki
ahubwo Imana tujye tuyibwira ngo bizaba uko ushaka. ni ukuvuga ngo n'abana witeguye kubasiga ariko ntago witeguye kwikingiza. Ninginze umugabo wanjye ngo azareke mubere umuyayaza n'uwo mugore we, ariko ndera abana arambwira ngo ngo hari igihe umugore yatinya kuzamurwa kuko yagusanze mu rugo rwawe. Ndavuga nti basi dukodeshereze mbarerere mujye uduhahira ubane n'umugore wawe muri iyi nzu. Arambwira ngo ibyo ntibishoboka. Ubwo rero niteguye kuzajya aho Imana izanyerekeza, sinzamunaniza. Witeguye gusohoka mu rugo Yego. ariko kwikingiza byo ntibishoboka. Wapi ntibishoboka. Papa aheruka hano. Papa na musaza wanjye, mama we ntawe ngira, yapfuye nkiri mutoya nta nubwo muzi. Papa rero na musaza wanjye umwe utari umusirikare atuye Mahoko, uwo musaza wanjye baheruka hano. Baza ariko bantunguye batanteguje, basanga nigiriye mu rugerero hari ahantu nkunda kujya gusengera, basanga nagiye. Bampamagaye ngo bansuye, ndababwira ati uwo mwabwiye ko muraza gusura mu musure ngewe nagiye. Ariko ngo bari baje ngo kugira ngo bahite bajya kunkingiza ku ngufu. Ubwo rero imiryango yanjye irahangayitse cyane. Bibaye ko bakujyana ku ngufu se ntago wabyemera bwo? Ntago nabyemera, keretse bamboshye amaboko n'amaguru bakankingira, nta bundi bubasha mfite. Ariko kumbwira ngo turagutegetse niyo bashyira imbunda ahangaha nareka bakaruhinguranya. Icyo ntababuza ni ukumboha amaboko n'amaguru nyine bagakingira ntakinyagambura. Ariko bampitishemo ngo ari ugukingira no kukurasa uhise mwiki, nahitamo kuraswa. Ubundi ngiye hari ikintu nabwiye directeur wanjye kuko ari na president wanjye anama mu murenge. Naye namwe tingiza amahirwe nkabonana na perezida nyakubahwa Paul Kagame n'umugore we First Lady Jeannette Kagame. Ningiza amahirwe nkababonaho, nabisabira bakandeka njyewe nyine nta wundi mbisabiye, atari ukugandisha abantu ngo ntibagakingirwe, atari no kubashishikariza ngo bakingirwe. Ngiye nyine bakareka kunkingira ngakoresha ubundi buryo bwose bushoboka bwo kwirinda. Ubundi korona ikazava mu gihugu nkuko n'ubushita bwavuyemo, nkuko iseru yavuyemo na mugiga n'izindi ndwara zose z'ibyorezo zaje mu gihugu zikavamo. Ngiye bakazanguraho ubushakashatsi nkuko nabivuze na kare yuko kwirinda biruta kwikingiza. Ndi kwirinda bishoboka kandi sinzandura. Nukuri. Uyu munsi Jean Gentil yiteguye gusohoka mu rugo rwe. Ntago namunaniza. Ubundi umugabo munanije nkanga kugenda, naba mbaye nka Petero, naba ngiye gutema amatwi. Kuri ko abari gutema amatwi. Niba umugabo twarumvikanye ko tugiye kubana tugateza urugo imbere, nkaba nirukanwe mu kazi akambwira ati rero mu byo guteza urugo imbere birakunaniye kubera wirukanwe, mvira mu rugo. Uretse ko wenda leta hari igihe yakwenterivona kavuga iti noneho niba mutandukanye ntihubahirizwa itegeko. Ariko kubwe ntago ariko abyumva, ntago yumva ko hakubahirizwa itegeko. Niba wenda agambiriye kuzisubiraho akambabarira simbizi, iyo mubwiye ibyo kujya mu kudutanya ntago abyumva. Aravuga ati ngiye sinzajyayo kubisaba, niba ubishaka uzajye kubisaba. Ntabwo ati nanjye sinabisaba kuko Bibiliya ntibitwemerera. Bibiliya ivuga yuko utizera ari kwiriye gusaba ubutane. None nge ndi umwizera, ntago nzasaba ubutane. Ahubwo wowe uri kubona nk'ubangamiye uzabusabe. Nawe akambwira ati nanjye sinzabusaba kuko atari nge wanze akazi. Ubwo rero tugahura muri ayo, niba azambabarira niba atazambabarira simbizi, ariko gahunda tuyiziranyeho ko yari yambwiye ngo guhera ku itariki bakwirukaniyeho uzafata icyumweru cyo kwitegura umvire mu rugo. Kugeza uyu munsi uretse ibyo by'urukingo hari andi makimbirane ufitanye n'umugabo wawe? Ntayo, ni twa tundi tworoheje nyine tutabura kuko turi abantu, ariko nta kimbirane twari dufitanye ryadutanya naryo. Ariko icyo ngicyo cyo waravuze uti ntago nakwikingiza. Ku bwanjye mvuga ko ntakwikingiza, nawe akavuga ko kuba ntarikingije bikaba byarangiza ingaruka mu kazi tutakomeza kubana. Yego. Ese utekereza ko izi nkingo zishobora kuzagira abantu zishobora kuzagira ingaruka ku bandi bantu? Nkurikije miriye nkuko nakubwiye, nkurikije miriye birashoboka. Ubwo se abantu twikingije turamutse dupfuye ugasigara ku isi wenyine, isi wayisigara uyikoraho iki? Iyi si ntago nayisigaraho njye nyine, hari abandi batikingije, ariko biramutse ari nanjye wisigayeho njye nyine nagira ibyo nyikoraho byinshi. Kuko ndaguha urugero rwa Bibiliya. Isodomo n'Igomora harokotse Loti wenyine n'abakobwa be babiri, abo bakomeza ubuzima. Ku bwa Nowa harokotse Nowa n'abandi 7 bagiriwe imbabazi, abo nabo bakomeza ubuzima. N'ibizindi ngero nyinshi naguha. Imana yo ntikanzwe no kuvuga ngo yarokoye benshi. Niyo yabaye umwe urokotse ngo mu ijuru impundu ziravuga. Ubu ngiye kubwiriza mu isoko ry'abantu miliyoni hakarokokamo umuntu umwe, mu ijuru impundu zavuga. Jean Gentil, turimo tugana ku musozo, ubundi ku bwawe urifuza iki? Ese ushobora gukangurira abantu ngo ntibajye kwikingiza, bimeze bite?
ngewe nta muntu n'umwe nakangurira kutikingiza ariko nta n'uwo nakangurira kwikingiza ahubwo abantu nabakangurira gupfuka umunwa, kujya mu ntera, gukaraba igihe byabaye ngombwa no kwipimisha kenshi gashoboka kugira ngo barebe ko bagifite ubuzima buzira umuze. Naho urushinge rwo ntawe narukangura nta n'uwo narubuza, ahubwo mfite ibyifuzo nari naravuze ngo ningira umugisha nkabona igitangazamakuru, kuko bakimara kunyirukana nandikiye ibitangazamakuru bigera nko muri 7 ngo binsure biranga, ahubwo mbaye nangushimiye nubwo natinze, ndagushimiye ko kuba wanyitabye. Abandi narabatumije nimba baratinye umuntu utari kwikingiza ngo arabanduza, sinabanduza kuko nta bwandu mfite, ntago nzi icyatumye bataza. Nari nategura ngo ningira umugisha nkabona igitangazamakuru kinsura nzagituma kuri perezida, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'umudamu we. Nari narigerageje kwandika ibyo nzabatuma ariko no mu mutwe ndabizi. Nari navuze nti nazatuma kuri perezida akambwira meya w'akarere ka Rubavu akansubiza mu kazi kandi ntakingiye, ahubwo nkaguma ngakoresha ziriya ngamba navuze. Icyo ni kimwe nari navuze nasaba perezida akambwirira meya akansubiza mu kazi, akabwira n'abari abaminisitiri bose yamenyesheje yuko nagiriwe imbabazi zo gusubira mu kazi, kugira ngo nibura nkomeze izi ngamba bazankorera bwa bushakashatsi navuze bw'uko kwirinda biruta kwikingiza. Icyo ni kimwe nasaba perezida. Ngewe nkabanzwi bakama n'urupapuro rw'inzira rutari rakarita yabikingije, nkajya njyaho nshaka hose nubahiriza ingamba, kuko nta munyarwanda nzanduza nta n'uzanyanduza. Ngewe nkazakorerwaho ubushakashatsi covid ivuye mu gihugu nk'uko n'izindi ndwara zavuye mu gihugu cyangwa no ku isi hose. Icyo ni kimwe nasaba perezida cyo kumpa uruhushya rw'inzira no kunsabira meya akansubiza mu kazi. Icya kabiri nasaba nuko kimwe cyuzuriye mu kindi, ubwo nsabye icyo naringiye gusaba cyaba kivuguruje icya mbere, ariko biramutse bibaye bityo ntibishoboke yuko nsubira mu kazi, nasaba perezida wa Repubulika akambwirira meya akajya kunyishyurira ideni riri kuri sako, kuko ari wari umukoresha wanjye kandi nari mfite kontara y'igihe kitabaze, ntabwo nari umukontragituweri ahubwo nari permanent. Ubwo rero nasaba ko meya yajya kunyishyurira ririya deni nari narafashe ko ari wari umukoresha wanjye wa burundu, yarangiza akama n'imperekeza nimba gusubira mu kazi ntakingiye bidashoboka. Ikindi ni uko nakwishinganisha, umuryango wanjye ugambiriye kunkingiza ku ngufu, nkaba nishinganisha kugira ngo umuntu uzankingira ku ngufu nkagira ingaruka sinzazirengere nk'uko mu rupapuro bivuga, ahubwo zizirengere uzaba yankingiye uwo muganga, abayobozi bamuherekeje n'umuryango wanjye uzaba wagize uruhare wese mu kunkingiza ku ngufu, ariwe uzirengera ingaruka zishobora kuba ku mubiri wanjye. Yego. Uratubwira uti ngewe nzakurikiza izo ngamba nanasenga. Uyu munsi tujya tubona abantu bafashwe barimo gusenga kandi babapima bamwe na bamwe bakabasangamo corona. Ntago wowe wagira ikibazo kuko ushobora kuba umwe muri abo ngabo. Ngewe buryo harimo abantu baba baranze gukingiza nkuko kandi banabapima bagasanga bararwaye. Ngewe uburyo nsengamo wumve ko usenga bitandukanye n'abandi. Yego. Kubera iki gute? Abandi baragenda ngo bagiye ngo mu butayu, bakavuga ngo bafite kwizera sinzi aho baba bagukuye, bakabyina ikivunge bakicara mu kivunge, ariko njye sinakora iryo kosa. Urabona nk'iki ni icyumba cy'amasengesho, iyo byabaye ngombwa ngo ngira abo dusengana sinshobora kurenza abantu 3. Umwe afatiye inguni, undi agafatiye indimo, undi agafatiye iyo ngiyo urimo, undi agafatira iya nguni, ni inguni enye. Iki cyumba ntigishobora gusengeramo abantu barenze 4 ngo nemere. Urumva tuba twahanye yantera. Kandi udupfukamunwa tuba turi hafi aho ngaho. Ubwiriza akabwiriza yakuyeho agapfukamunwa kwa ngo tumwumve, cyangwa ufite icyo agiye kuvuga, kandi nubwo badukuramo bari muri metero 2 gutya, ino nzifite kino cyumba gifite metero 2 wicaye muri metero 2 ndatekereza utakwanduza mugenzi wawe. Ngere buryo nsengamo butandukanye n'ubwabariye. Bari abajya mu butayu bakasenga ari igicucume nge sinshobora. Iyo ngiye mu butayu ntago turenza abantu 3-4. Oya. Tugomba gusenga mu buryo bwubahirije amabwiriza yo kwirinda, kuko icyorezo cyo kirahari na Bibiliya yarakivuze. Kirahari ariko uburyo bwo kukirinda nabwo burahari, uretse nge wakuyemo iyo ngamba imwe yo kwikingiza nkayisimbuza yo gusenga. Jean Chantal reka tukushimire ko yemeye kutuganiriza. Yego. Ubwo buriya n'abantu baraza kuduha ibitekerezo muri comment bumve kuko niba ingingo zawe kuko zifite ishingiro, ariko sinzi ko haruza gushyigikira kubera ko uyu munsi abantu bose ntekereza ko babona ibyiza byo kwikingiza. Uza abantu bazanshyigikira ni barabikingije kubera ubwoba, barabatikingije babikuye ku mutima,
ahubwo bakavuga bati batanyirukanye. none se kuki wumva ko bwatuma ujya kwikingiza kandi ugomba kwirinda? Ntekereza ko umuntu wese wikingije ariko ubushake bwe ntawakwikingiza kubera ubwoba. Niko bitekereza, ariko njye hari abo twaganiriye benshi bikingije kubera ubwoba. None se niba yaragize ubwoba kuko bashobora kumwirukana ku kazi, kuki atagize ubwoba kuko ashobora gupfa niba yumva ko urukingo rufite ingaruka? Ntago nzi uko babitekerezaga bo, wenda nta bushakashatsi bundi bari barakoze, ariko ngiye muri miriye nkoramo ubushakashatsi bwimbitse cyane. Muri ubwo bushakashatsi rero harimo n'ubwo mu gusoma Bibiliya, nkora ubushakashatsi muri Bibiliya, nkakora ubushakashatsi ku ma YouTube channel TV, gutyo hose ndahakora ubushakashatsi. Muri ubwo bushakashatsi rero ubwo ni miriye, aho ngaho tubyita miriye, naho herediteyo ni hari akantu nari nibagiye nuko wenda nkuririye iminota. Hari abantu bari batangiye kunshinja ngo nshobora kuba ndwanya leta. Dore ngewe ntago narwanya leta. Ibi ngibi byose ahangaha nagiye mu itorero ry'inzego z'ibanze, mavana certificate yuko ndi intore. Ndangije njya mu ndemyabigwi. Uyu munsi uri intore? Ndi intore itari intoragura amayogi, ndi n'umutoza w'intore. Kandi noneho icyo nari nibagiye gusaba nyakubahwa n'umudamu we, ni ukubera ko hariho porogaramu ya He4She, nicyo nari nibagiwe. Porogaramu ya He4She ni uguteza imbere umugore kugira ngo nawe ateze umuryango imbere kandi akaba akamwubaha. None rero ngewe nanjye bareka ibitekerezo byanjye bijye mu bikorwa, kuko natwe badukuye mu bugwari. Baravuga bati abagore namwe nimutekereze, mugaragaze ibitekerezo byanyu. Ndahagurutse rero nk'umugore w'inyamyumba, nanjye ngo ngaragaze ibitekerezo byanjye, nibabishyigikire, ahubwo ninandura bazavuge bati yangambaye ntabwo yageze ku ntego. Ubwo rero abantu bari kuntinyisha ngo ngende ngo ndi kurwanya leta, oya, ndi intore itari intoragura amayogi mu nzego z'ibanze no mu ndemyabigwi. Ariko uri kuganisha abaturage ngo ntibikingize? Oya, ni nayo mpamvu nabaye impagaritse kuba coordinatrice wa SNF. Njye nari coordinatrice wa SNF mu kagari ka Kiraga. Ndangije mbwira abayobozi nti rero hatazagira umugore wanga kwikingiza mukavuga ngo yandebeyeho, mwe mugiye kubiha abandi. Sahizi narabahakaniye ntago nkiri coordinatrice. Warasezeye? Yego. Narabwiye mushaka wo kunsimbura wakingiwe, ejo hatagira umugore wanga kwikingiza ngo ninjye wamubwiye ko. Yego. Message yuko umuntu yanze kwikingiza se? Ibo urumva nyine arabivuga ariko akabivuga kabikura muri Bibiliya. Aha, uwo no muyobe. Ahubwo niyo wari ukwiriye gusanga ukamubaza ibyo bintu aho bikura niyo mirongo akayiguha. Naho ubundi se ubundi zo batewe ari impinja bari baza ari iki kirimo? Sengera mu itorero nk'uko bisanzwe rya ADEPR, siniko sengeramo gusa ahubwo nkoramo n'umurimo nk'umuyobozi. Hari ikibazo abantu bagira gukizwa no gukizwa mu myumvire, ari nako kazi k'abapasiteri, kwigisha umuntu umukura mu myumvire ya kera umujyana mu yindi myumvire. Kwikingiza ni igikorwa cya leta, ni igikorwa cy'umunyarwanda uwo ari we wese, ariko kandi ni n'igikorwa umukristo akwiriye kumenya kubera impamvu ebyiri. Iyi Imana ishaka kuyikorera ufite umubiri muzima, ndetse ntiwabanza kwita ku bugingo kurenza uko wakwita ku mubiri, kuko ni ukuvuga ngo ni ibintu bituranye ariko bidasa. Yego. Ariko byuzuzanya. Ni ukuvuga ngo umubiri n'ubugingo ni ibintu bibana byuzuzanya ariko bidasa. Kuko ni ukuvuga ngo iyo bitandukanye, kimwe kijya iwabo ikindi kikajya iwabo. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu Imana ikenera ngo iyo kava ibamo ubwo bugingo muyirinde neza, muyubahe, muyihe bisabwa. Rero twebwe abakristo bacu tubakangurira kwikingiza. Nkaho ndi bashobora barikingije ku kigero nibura cya 98%. Ugereranije ni abakristo hafi ya bose. Ni abakristo hafi ya bose. Ntekereza ko nta mukristo wo mu itorero ryacu cyangwa hondi ushobora kuba afite imyumvire yamubuza kwikingiza, kuko bamaze gusobanukirwa ubuzima icyo ari cyo, kandi twabigishije neza bijyanye rwose nuko umuntu ashobora. Niyo mpamvu hariho gahunda yuko tugiye kongera gukora ibarura ry'umukristo koko wa ADEPR. Kubera impamvu imeze ite, hari abantu biyitirira ko baba mu itorero ariko atari byo. Kubera ko urumva ashobora kuba yarahoze, kuko hari abantu bagiye bandura badukamo n'izindi nyigisho. Abo ngabo nyine tugira ngo tumenye twongere tubigishe. Kubera iki? Baragiye bararahura.
bararahura ariko ni ukuvuga uko itorero ryacu ryubatse ibyo tugenderaho ni bimwe. Ntabwo rero umuntu wareka kwikingiza yaba ari umukristo ujya mu ijuru, Imana yazana mwanga. Hari abantu Imana izahakanira bageze mu ijuru ku marembo neza, bavugira ati sinigeze mbamenya, kandi bari bafite ibitabo byinshi baranabwirije abantu. Iki kibazo kijyanye n'imyumvire ni agahinda k'abigisha benshi baje bayobya abantu. Ntugire ngo buri yo nguwo ntafite uwo bimubwiye n'umupushinga ngo bireke, kuko hari n'abantu n'uyu munsi bavuga ngo insengero ntizirafungura. Njye numva babivuga ngo hari abantu ngo ni leta Imana ntirazifungura. Imana ntirazifungura. Imana se fungura ryari? Imana se kinga insengero ryari? Imana urusengero rwayo no muri korano rwarakoraga, kuko Imana hariya naho duteranira duhurira nk'abantu bafite ibyo bizera, ariko ubundi urusengero ruba mu mutima. Uwiteka Imana Nyiringabo, uri Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwinshi, uri Imana yihagije, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo utegekeye umuntu amahoro ntawabasha kumuteraho amahane ngo abishobore. Uringa bidukingira, uringa bidukingira ku manywa na nijoro, urubwugamo bwacu. Turagushimira ubw'iki kiganiro kirangiye. Ndakwinginze ngo aho nateshagujwe uhambabarire, n'abanyarwanda bose babimbabarira aho nateshagujwe, kubera ko twavuze amagambo menshi kandi ijambo ryawe riravuga ngo amagambo menshi ntaburamwe ibicumuro, ariko si cyo nari nagambiriye. Ndagushimira ko ikiganiro kirangiye amahoro. Reka uyu mukozi wawe ataha amahoro, kandi natwe dusigara amahoro. Ukomeze kurinda abayobozi bose n'abanyarwanda, abatuye mu Rwanda n'abatuye mu mahanga. Uturinde coronavirus n'inkingo zayo, uturinde ingaruka mbi abantu batekereza, ahubwo uhereza abantu kugira ubwenge kugira ngo babashe kwirinda icyorezo kuko kirahari. Tugirire neza rero muri uyu mwanya dutandukanye, umurinde impanuka mu rugendo, nanjye undindiraho ndi. Migambi Satani agambiriye kungezaho itsindwe mu izina rya Yesu. Migambi y'incakuru yubike, imigambi y'ababi uyitatanye, abagome n'abagambanyi imigambi yabiburizwemo ku buzima bwanjye. Urakoze rero, komeza umfashe muri uru rugendo rundi ngiye gukora rwo kujya kurometa ibikoresho ku kigo, mbashe kubibahereza nanjye ngaruka amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze.